Ese ni igihe ki Imana ishobora kutumva isengesho ryacu? Hari impamvu zituma Imana idasubiza amasengesho yacu. Buri munsi uko bukeye n'uko bwije dusenga Imana, ariko amasengesho amwe n'amwe dusenga ntabashe kuba yagera ku Mana. Ese yaba ari iyihe mpamvu? Bana natwe kuva dutangiye iki kiganiro kugera tukirangije, uraza gusobanukirwa byinshi. Nkwibutsa ko iyi ari Omora TV. Kanda subscribe maze tujye tubana umunsi ku munsi. Bene data nshuti, benshi muri twe iyo dusenga hari igihe dutwarwa n'amarangamutima yacu no kwifuza kwacu. Watekereza inzu ukayifuza, mbese ibikunyuze byose ukumva ko uri bubisaba Imana ikabiguha, nyamara ntacyo ufite uheraho nibura ngo bikubere inzira yo gusaba icyo wifuza. Ese waba wari ubizi ko hari igihe dusaba Imana ibyo dushoboye kwikorera? Imwe mu mpamvu ishobora gutuma umuntu adasubizwa mu gihe ari gusenga ni ukuba ari gusaba ibyo we ashoboye kwikorera. Hari ubushobozi Imana yadushyizemo by'ibyo twabasha gukora. Ibyo ngibyo rero akenshi iyo tubisengera biba bisa nko kumena amazi ku rutare. Nk'urugero, niba telefone yanjye iri muri metero 3 uvuye aho ndi, gusenga Imana ngo Imana iyimpereze, nyamara nagakwiye gutera izo ntambwe 3 nkayifata, urumva ko mba ntangiye gusenga isengesho risa nkaho ricuramye. Ikindi, nko kubyuka wicaye ntukore, ufite amaboko, ufite umutwe muzima, ngo urindire ko Imana iri bukugaburire. Aha wenda kereka ubaye urwaye utabasha kuba watera intambwe ngo ujye ku kazi, cyangwa se uri mu nzu y'imbohe aho utabasha kubona uko utarabuka, cyangwa se hari indi mpamvu yatuma utabasha kujya ku kazi, cyangwa se uri kugasengera kuko kadahari. Ariko ibaze, ufite uburyo bwo gukora ariko ntushaka gukora ngo urindire ko Imana iri bukugaburire. Ubwo bushobozi Imana yabudushizemo, akenshi iyo uri gusengera ikintu kimeze gutyo biba bisa nkaho uri kumena amazi ku rutare. Ikindi, kubaho mu buzima butagira gahunda ibihe byose byawe bikabamo guhuzagurika, ntumenye igihe n'ikigomba gukorwa muri icyo gihe, ntumenye gutandukanya amanywa n'ijoro, ntumenye gutandukanya itumba n'impeshyi. Ikindi, kutamenya gutandukanya igihe cyo kweza n'igihe cyo kurumbya, mbese ukabaho urushwa gahunda n'ikimonyo kuko cyo kimenya igihe cyo guhunika ibizagitunga. Mu by'ukuri umuntu ufite imyumvire nk'iyi, gusubizwa kwe ntago biba biri bugufi. Ese waba wari ubizi ko indi mpamvu ishobora gutuma tudasubizwa? Ese waba ubizi neza ko ikindi gishobora gutuma Imana idasubiza amasengesho yacu, ko hari igihe dusenga amasengesho adahuye n'ibyo Imana ishaka? Iyo usomye muri Bibiliya muri Yohana wa mbere ibice byaho 5 ku murongo waho wa 14, hatubwira ko irari tugirira iby'isi ari kimwe mu bikurura kururumba. Naho mu Bakorinto ba mbere ibice 6 umurongo waho wa 9 haragira hati, ntimuzi yuko abakiranirwa batazaraga ubwami bw'Imana? Abahehesi cyangwa abasenga ibishushanyo cyangwa abasambanyi cyangwa ibitingwa cyangwa abagabo bendana, aba babaswe n'ibyo Imana itishimira, ntabwo amasengesho yabo Uwiteka yayasubiza. Imana ntishobora gusubiza isengesho ryawe uyisaba gutsinda urubanza rurimo buriganya. Umutima wawe wuzuye ubugome, uhekenyera amenyo abahisi n'abagenzi, warabaye iciro ry'imigani aho utuye, ari uhora mu bapfumu, mu marozi ndetse n'ibindi bikorwa by'umwijima. Ururimi rwawe rutyaye nk'inkota y'ubumara, mu buzima bwawe ntugira ijambo rizima rihumuriza rikuvamo. Mbese imico ya Satani yose wayihaye icumbi mu mutima wawe. Ntabwo isengesho ryawe Uwiteka ashobora kuryumva na gato, kuko imirimo yawe, imico yawe Uwiteka yanga urunuka. Umva mwene data nshuti mukundwa, Imana si wa muntu duhamagara uko twishakiye kugira ngo akore ibyo dushaka byose, kandi rwose twagombye kwishimira ko Imana idateye ityo. Bitagenze bityo twahora dufite ubwoba bw'ibintu bibi abantu bashobora kudusabira ku Mana.
wifashishe Bibiliya yawe usome muri Yakobo ibice 4 ku murongo waho wa 3 urasobanukirwa byinshi. Mu gihe umuntu asenga agakora n'ibikorwa bibi, Imana ntiyumva amasengesho y'inkozi z'ibibi. Nk'urugero, Imana yabwiye abantu bihandagazaga bavuga ko bayikorera ariko bagakora n'ibikorwa bibi. Nubwo muvuga amasengesho menshi sinyumva, kuko ibiganza byanyu byuzuye amaraso. Yesaya igice cya 1 ku murongo waho wa 15. Ariko iyo baza guhindura imyifatire yabo kandi bakanoza imishyikirano bafitanye n'Imana, yari kumva amasengesho yabo. Yesaya igice cya 1 ku murongo wa 18. Ese dusenga gute ubundi? Ese niba dusenga Imana imwe yaremye isi n'ijuru, tukaba twemera ko ariyo Mana ishobora byose, kuki wagira imyumvire yuko usenga atameze nkawe, adapfukamye, aticaye, adahagaze, adasakuza, atarira, Imana itamwumva? Ese ni ngombwa gusenga uhagaze? Ese byaba ari ngombwa gusenga wicaye cyangwa upfukamye? Ese twasenga tubumbuye amaso? Ese twasenga tubumbuye ibiganza? Twasenga se tubibumbye cyangwa twasenga tubizamuriye Imana? Ese mu gihe turimo dusenga ni ngombwa ko twajya duhumiriza amaso yacu? Ese tugomba gusenga mu gitondo uko tubyutse cyangwa nimugoroba tugiye kuryama? Ese hari amagambo yihariye dukwiye gukoresha mu gihe turimo dusenga? Ibi bibazo n'ibindi tutabashije kuvugaho, ni kenshi usanga hari abantu batari bake bakunda kubyibaza cyane mu bijyanye n'imisengere. Ese bwaba ari ubuhe buryo buboneye bwo gusenga? Ese mu byo twamaze kuvuga byose haruguru haba hari umumaro byatugirira mu gihe turi gusenga? Inshuro nyinshi amasengesho afatwa nk'aho hari uburyo runaka bwagenwe budahinduka umuntu yayakoresha igihe asenga. Hari abantu batekereza ko batavuze ibintu byiza cyangwa badasenze bari ahantu heza, Imana idashobora kubumva ku buryo yasubiza amasengesho yabo. Ariko ibi bihabanye n'ibyo Bibiliya itubwira, kuko Imana ntisubiza amasengesho yacu igendeye ku gihe dusengeye, uburyo dusenze tumeze, aho twasengeye cyangwa n'amagambo tuba twakoresheje. Ntidukwiye gutinyuka Imana twitwaje ko twasengeye ahantu hatangaje, twasenze twambaye imyenda y'igiciro, cyangwa twasenze tugaragara nk'ibitangaza, kuko si bwo Uwiteka azatwumva rwose. Ahubwo azatwumva twasabye ikintu nk'uko ashaka, kandi icyo tuzi nuko yumva icyo dusabye cyose, kandi ikindi tuzi nuko tubasha guhabwa ibyo tumusabye byose. Muri Yohana wa mbere ibice byawo 5 ku murongo wa 14 kugera ku wa 15, ndetse no muri Yohana ibice 14 guhera ku murongo waho wa 13 kugera ku wa 14, haravuga ngo, kandi icyo muzasaba mu izina ryanjye nzagikorera, kugira ngo Data yubahirizwe mu Mwana we. Nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Ubwiza bwo gusenga: ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana mubisabiye, mubyingingiye mushima. Kandi amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya. Abafilipi ibice 4 ku murongo waho wa 6 kugera ku wa 7. Imana izasubiza amasengesho yacu yose kubw'imbabazi n'urukundo izagirira imitima yacu imenetse, ishima kandi iciriye bugufi. Uburyo bwiza bwo gusenga ni ugufungurira Imana imitima yacu, tukiyeza kandi tukayitunganira mbere yuko dutangira isengesho, kuko Imana yo ituzi cyane kuruta uko twiyizi. Imana yishimira ikiri imbere mu mitima yacu kuruta amagambo meza dushobora kuyibwira igihe dusenga. Dore uburyo Bibiliya itwereka uko dukwiriye gusenga Imana. Muri Matayo ibice byawo 6 guhera ku murongo wa 5 kugera ku wa 13. Kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Wehoho nusenga ujye winjira mu nzu, ubanze ukinga urugi, uhere kusenge so mwihereranye, kuko se ureba ibyiherereye azakugororera. Namwe nimusenga ntimukavuga amagambo muyasubiramo hato na hato
nk'uko abapagani babigira, bibwira ko kuvuga amagambo menshi ari byo bituma bumvirwa. Nuko nimugase nkabo, kuko so azi ibyo mukeneye mutaramusaba. Rero nujya gutangira isengesho, mbere na mbere ukwiye kumva ko Imana ugiye gusenga ishobora byose, kandi ukayigirira icyizere mu byo ugiye kuyibwira byose cyangwa ugiye kuyisaba byose. Ni byiza kandi ko mu gihe dusenga dukwiye gukoresha amagambo yacu bwite, tutagendeye ku byo abandi bavuga basenga, cyane ko ibyo dusaba tuba tubyisabira twebwe ubwacu, tutabisabira abandi. Uburyo bwiza bwo gusenga ni ukwegurira Imana imitima yacu. Ibindi nko gusenga twicaye, duhagaze, turi mu nsengero, mu rugo, mu gitondo cyangwa nimugoroba, dufunguye ibiganza cyangwa bifunze, ibi byose biza byabanjirijwe n'uko imitima yacu tuba twayeguriye Imana mbere yo gutangira isengesho. Rero nasoza nkubwira nti ugusenga kwiza ni ugusenga turi ahantu haboneye, hadufasha gushyikirana n'Imana neza nta kibazo. Ikindi, dufite imitima itunganye izira ikizinga. Ndagushimiye we wari ukurikiye Omora TV. Komeza ubane natwe kugira ngo ujye uhora umenya byinshi tukugezaho. Murakoze, turabakunda. Omora TV.